Abakurikiye Dickson Empire muri aka kanya ndabasuhuje, mbifurije kugubwa neza, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo aho mudukurikiye muherereye hose, abaherereye mu Rwanda, i Burundi, muri Zambia, muri Kongo, abanyamurenge aho muherereye hose, abari mu bihugu by'i Burayi ndetse n'abandi mwese mukurikiye uru rurimi turi kuvuga. Murabizi ntago nshobora kubatindira, ahubwo nkuko mubibona dufite umutumirwa hano imbere yacu. Abantu benshi mushobora kuba mumuzi, nubwo byanga bikunze atabura kwivuga. Pastor ndakwakiriye. Murakoze cyane. Tugiye gutangira rero twibwira abadukurikiye muri aka kanya. Murakoze cyane bavandimwe, mwihangane ijwi isa nkunaniwe kubera urugendo rurerure twakoze. Nitwa Patrick Kamanzi, nkaba ndi umushumba ariko cyane cyane umuvuga butumwa w'umumissionnaire. Nkaba mfite mission muri iyi minsi y'imperuka. Sibyo? Muri iyi minsi y'imperuka, mission itoroshye Imana yampaye gwera natangiye mu mwaka wa 2020. Ubu no kuvuga ko imyaka ibaye 5. Ndaza gusobanura ese iki Imana yaduhamagariye muri iyi minsi niki, ndetse n'igituma turi muri Zambia. Ko turamenyesha abakurikiye ubutumwa cyangwa iki kiganiro ko turi muri Zambia, mu gihugu cya Zambia, aho nageze uyu munsi na mugenzi wanjye nawe muri buze kubona mu kanya. Nkabanyoboye umuryango w'ivugabutumwa witwa Les 12 Ouvriers cyangwa se abasaruzi 12. Nkaba nubatse, mfite umugore umwe n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Mu yandi magambo magufi, uwo ni ngewe. Patrick Kamanzi, murakoze kuva mu gihugu cy'u Rwanda kugera hano muri Zambia. Ariko nanone ntago twakwakira umukozi w'Imana ngo dutangire ikiganiro tudatangije isengesho cyangwa se kwiragiza Imana kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Pastor, reka dutangire n'isengesho, ratuyoborera isengesho ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina. Turagushima Mana ishobora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi hano kugira ngo dukore umurimo wadutumye hakiri ku manywa, ni ku ijambo ryawe ritubwira bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Turi mu isi, turi umucyo w'isi. Ngewe bene data bose bakurikiye ubutumwa, umwigishwa wa Yesu wese ni umucyo w'isi. Reka umucyo uyu munsi tumurikira amahanga ari mu mwijima w'icuraburindi. Ndagushima Mana nziza, ngwino ubane natwe, kandi icyo ngusaba no kugira ngo umuntu uri bukurikire ubutumwa iki kiganiro se Yesu umukore ku mutima, ubugingo bwawe bumanuke muri we. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye. Amen. Amen. Yego. Pastor, yego. Mu Rwanda hameze hate? Mu rw'imisozi igihumbi. Turahabakumbuje. U Rwanda ni rwiza, ni igihugu cyiza, umutekano, ibintu bimeze neza mu yandi magambo. Nubwo nabonye Zambia n'ubwa mbere ngeze ino, narahumvaga, sinigeze ndota n'umunsi n'umwe ko nzagera ino, ariko kubw'ubuntu bw'Imana uyu munsi ndahari kubw'umuhamagaro. Pastor, urugendo rwanyu kuva i Kigali mu Rwanda kugera muri Zambia rwabagendekeye rute? Kubera ko muragaragara nk'abananiwe, urugendo rwagenze gute muri rusange? Yego. Urugendo rwagenze neza cyane rwose, uretse ko rwabaye rurerure. Sinari nzi ko Rwandair iza Lusaka, nari nzi ko yahazaga mbere. Ariko amakuru nabajije uzi kugwa ku muntu akagwa amakuru atariyo, abo naguyeho 2 bamwe batereka da yajyagayo, ariko ubu ntikijyayo. Njya gukatisha muri Ethiopian. Ethiopian yamvanye Kigali saa 8:30 z'ijoro. Turagenda tugera Addis Abeba hafi mu gitondo. Muri Ethiopia. Addis Abeba muri Ethiopia. Twamaze amasaha 3, hafi 3 aho tugera Addis Abeba. Tumara amasaha 4 ku kibuga dutegereje. Hanyuma tuva Addis Abeba duca Harare muri Zimbabwe. Nayo ni amasaha 3 n'iminota. Tuvuye ho ntabwo twatinze ku kibuga kuko kwari ugukuramo no kwinjizamo abandi. Twamara iminota nka 30. Hanyuma turaza ni iminota 20 kuva Harare kuza hano ho ni hafi cyane, ni mu Burundi no mu Rwanda, i Bujumbura na Kigali. Buriya i Bujumbura indege irahaguruka mu kanya ikamanuka, nuko bimeze.
so ni uko ngo rwabaye rurerure ariko mugenzi wanjye we yazanye na Rwandair yavuye i Kigali antanga hano kandi we yavuyeyo saa 5 z'amanywa njye navuye i Kigali saa 8:40 z'ijoro urabyumva ko nazengurutse cyane nawe araza kudusuhuza Pastor rero dusa naho twihuse cyane mu by'ukuri mujya gutegura urugendo rwanyu rwo kuza hano muri Zambia n'urugendo ubundi rugamije iki muri rusange Imana igumugisha ndetse n'abavandimwe bakurikiye ubutumwa cyangwa ikiganiro mu mpande enye z'isi Imana ibaha umugisha n'ubutumwa bukomeye ni igikorwa gikomeye navuga ko uzabasha kukibonekamo ndahamya ndashidikanya ko azahabwa umugisha azahabwa umugisha mu minsi tuzamarino tubafite iminsi 11 tuvuge 12 ni urugendo ariko 11 tuzaba turi muri uyu mujyi dufitemo amasengesho y'iminsi 3 guhera ejo nyuma y'amasengesho y'iminsi 3 hazabaho inyigisho n'ivugabutumwa ritandukanye hirya no hino dusanga abantu aho bari ndetse tunabasanga no mu matorero muri ya masinagogi hari ubutumwa butakivugirwamo tuzajyayo kubw'ubuntu bw'Imana tubabwira ubutumwa bwatuzanye kuki turi muri Zambia harenze amezi hari mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 numvishijwe ringaniriza kuri Zambia ndinangira 1 2 3 ndinangira ariko ryajwe rikomeza rigaruka jya muri Zambia ubabwira ubutumwa naguhaye kugeza ubwo naze kumvira iryo jwi panga urugendo rwa Zambia maze gusenga no kwemeranya n'umwuka ndimo ko igihe kigeze cyo kujya muri Zambia Lusaka nubwo ibicantege byabaye byinshi n'amajwi menshi n'ibitero byinshi cyane ntago byatubujije kumvira ijwi ry'Imana Paulo nari vuga ngo Petero Paulo mu byakozwe n'intumwa mubyumve neza nananiwe ariko mu byihanganire umwuka wera arahari urugendo wakoze nabo barwumvise ntabwo umwuka wera arahari arabikora Paulo mu byakozwe n'intumwa ibice 21 tubona inkuru nziza cyane Paulo agomba kujya i Yerusalemu kuvuga ubutumwa ahura n'umuhanuzi bitaga Agabo uyu Agabo afata umushumi w'umwenda wa Paulo awibohesha amaboko awibohesha amaguru arafunga no hasi arafunga arahambira arangije abwira iteraniro ryari riri aho ngaho ari Barnaba n'izindi ntumwa n'abandi bavuga butumwa bafatanyije umurimo arababwira ati nyiri uyu mugozi uko nihambiriye amaboko n'amaguru nibeshya akagiye Yerusalemu mu ivuga butumwa niko nawe bari bumuhambire mu yandi magambo ntajyeyo kuko ibimutegereje hari nakaga gakomeye harimo n'urupfu harimo ibintu bikomeye byinshi ngo yaramubwiye ati uko bimeze gutya niko nawe biri bumugendekere gutyo nakunze ijambo rikomeye yasubije Paulo yasubije aramubwira ati ariko hagati aho abateraniye aho ngaho bararira baraboroga bati ntujyeyo Paulo ati muceceke guhambirwa gusa uretse no guhambirwa amaguru n'amaboko n'ibindi niteguye no gupfa kubwa Yesu Kristo bimusunika kujyayo kandi yagiyeyo kuko ahura n'ibibazo bikomeye ariko umwami Yesu abana nawe ubutumwa buravugwa abantu barakizwa so natwe ibitero byari byinshi amagambo menshi bikangisho byinshi ariko ibyo ngibyo ntabwo byahagaritse rwose ubutumwa bwakomeje neza turaza kugira ngo ubutumwa buvugwe ahandi uvuga uti niba Paulo yaravuze gutyo natwe turiho kubwa Yesu ubutumwa tuzanye tuzengurutsa hirya no hino mu bihugu bitandukanye ni kubwa Yesu so nta gikangisho na kimwe nta muntu n'umwe uwo muntu ntarabaho ushobora guhagarika ubutumwa bwa Yesu bupfa kuba ari ubwa Yesu yaba kubw'ubuzima cyangwa kubw'urupfu ubutumwa buravugwa kandi abantu bagakizwa so twaraje tuzanye ubutumwa butatu ubwa mbere kubwira abantu ibijyanye n'agakiza isi irimo gukinisha agakiza mu buryo bukomeye usigaye ushaka itorero ukarisanga mu isi
washaka isi ukayisanga mu itorero. Ntukimenya pasiteri muzima, ntukimenya pasiteri wa feke, ntukimenya pasiteri w'umutekamutwe, umukristo. Nuko ibintu byarivanze mu buryo bukomeye, ariko ijambo ry'Imana ni ukuri. Niko bizaba bimeze mu gihe cy'imperuka. Paulo yabibwiye Timoteyo, hazaba ubuhenebere bukomeye, abantu bazakunda inda mu buryo bukomeye, abantu bazishakira abigisha bajyanye n'irari ryabo mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu ubona uyu munsi ubutumwa bugezweho abantu birukira bose ni ubutumwa bw'imigisha. Take it. Imana imbwiye ngo iguhaye inzu, haleluya. Imana imbwiye iguhaye umugore mwiza, haleluya. Imana imbwiye ngo iguhaye ibifaranga byinshi, haleluya. Imana iguhaye akazi, haleluya. Ariko ubutumwa bujyana abantu mu ijuru ntibukivugwa, ndetse unabuvuze ni bake babukurikira, kuko benshi bikundiye isi. Mu minsi imperuka niko bizaba bimeze. Abantu abakristu bazahinduka baba bapagani 100%. Ni itorero ry'i Laodikiya risoza amateka y'isi. Iryo torero rizaba ari akazuyazi, ntirishyushye ntirikonje. Ikizakurikiraho nuko rizarukwa. Niko bigomba kugenda. Bavandimwe, ubutumwa tuzanye si twe twenyine tubuzanye, hari n'abandi, ariko ni bake cyane. Ni bake cyo mbihamya ku isi, no mu Rwanda ni bake. No ku isi ni bake cyane bari mu gutanga ubutumwa bukumbuza abantu ijuru, buhamagarira abantu gutunganya ubuzima bwabo. Paulo yaravuze mu Baroma ibice 10 umurongo wa 1 ngo icyo asabira bene wabo ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Icyo ni icyifuzo cy'umunyarwanda yasabira bene wabo, ni icyifuzo cy'umurundi yasabira bene wabo, ni icyifuzo cy'umukongomani yasabira bene wabo, ni icyifuzo cya buri muturage-gihugu cyangwa buri munyagihugu agomba gusabira bene wabo kugira ngo bakizwe, kuko Yesu ari hafi kugaruka. Ubwo butumwa nibwo butumwa dushaka gukora ibishoboka byose. Icyo Kristo yaduhamagariye kugira ngo umuntu asubire ku isoko. Umwana w'Imana Satani ashaka kwiba agaruke ku isoko y'agakiza, ariwe Yesu Kristo. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere. Ubutumwa bwa kabiri ni ugutoza abasaruzi bo ku isaha ya nyuma. Matayo ibice 9 guhera ku murongo wa 36 7 n'umunani, ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yari arimo kureba abantu igitondo kimwe cyangwa umunsi umwe, abona abantu barushye bananiwe mu buryo bukomeye, ngo bameze nk'intama, ngo basande bameze nk'intama zibudafite umwungeri. Nuko Yesu azamura icyifuzo abwira intumwa, natwe twese aravuga ati nimwinginge nyiri bisarurwa, sibyo, yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Yabanje aravuga ngo ibisarurwa ni byinshi bireze. Aba bose barimo kuvanga agakiza ni ibisarurwa, abatarakizwa ni ibisarurwa. Isi yuzuyemo ibisarurwa byinshi, ariko ikibazo gihari nta basaruzi bahari. Iyo tuvuga abasaruzi cyangwa Bibiliya ivuga abasaruzi, ntabwo ivuga babandi barimo gukundisha abantu isi. No, bariya si abasaruzi, bariya bafite umwami bakorera kandi azabahemba nabi. Noneho icyo Kristo avuga ni ba basaruzi bo ku isaha ya nyuma bagiye gusarurira sebuja, ariwe Yesu Kristo. Noneho ngo ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Nimwinginge nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Tuzaba dutoza umuntu wese yumva afite umuhamagaro ariko yabuze aho ahera nuko biri bugende, tuzamufasha kumwereka uko atangira n'uburyo ki yagusha ishyano mu gihe cyose azaba kuri iyi si adakoze icyo Kristo yamuhamagariye. Ngewe nawe nukurikiye ubutumwa live cyangwa se kuri channel, wavutse ubwa kabiri akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akavuga ati mwami nanjye ndi umwigishwa wawe, ikintu kigomba gukurikiraho ni ukuba umusaruzi, ni ukuba umuvugabutumwa, ni ukujya gushaka intama zazimiye mu buryo bwose bushoboka. Yesu yaduhaye itaranto buri umwe yamuhaye 1, undi amuha 2, undi amuha 5, bitewe na buri umwe wese uko ubushobozi bwe bungana. Niyo mpamvu yabikoze gutyo. Buri umwe wese agomba gukoresha izo Kristo yamuhaye, izo taranto cyangwa iyo taranto
Kristo yamuhaye. Tugomba kubereka iyo nzira, tukababwira tuti Yesu mbere yo kohereza intumwa yabanye nawe imyaka 3, yararimo gutoza abasaruzi bo ku isaha ya nyuma, kuko buri imperuka yatangiye mu gihe cya Yesu. Abantu benshi bazi ngo tutegereje imperuka yaratangiye, ni gahunda ya nyuma isigaye gusa ngo aferi irangire. Icya gatatu, tuzaba turimo gutanga inyigisho z'ibimenyetso by'ibihe, tugende ku gitabo cya Daniel, ku bwami bune buzakurikirana ku isi. Turi ku bwami bwa nyuma, ariko abantu bararangaye mu buryo bukomeye. Isi igeze aharyoshye, abantu barimo kuryoherwa n'isi, barimo gushakisha ikintu cyose gishoboka kugira ngo batunge, bagire ubutunzi, babeho. Nyamara Yesu ari ku muryango. Izo nyigisho ni ahantu hake cyane zisigaye zivugwa. So tuzaba tuje gukangura abantu, tubabwira tuti ubwami bwa kane bwaraje, ni mukanguke buri mu mirimo. Niyo mpamvu mubona ibi bintu byose biri ku isi birimo kuzamukana imbaraga n'ubukana bukomeye. Idini rimwe, ifaranga rimwe, irangamuntu y'ikoranabuhanga muri Zambia hano mwansekeje rwose, mwanyeretse identite yanyu. Mwe muracyafite igipapuro muracyafite igipapuro. Twebwe identite yanjye nayisize, ariko bufite permis, byose ni nka byenda kuba kimwe. Murayibona turi kuri iyi, nayo ni ikoranabuhanga, ariko bitandukanye n'ikoranabuhanga bazanye mu rwego rw'isi. Iyo mu ikoranabuhanga mu rwego rw'isi, yo nije gusoza gahunda kugira ngo Antikristo yicare amaze gufata control y'isi yose mu biganza byiwe. Mwe muracyari mu rupapuro, muzajya kugera hano kera ndakeka, sinzi igihe muzahagera, ariko muracyafite Imana, kuko abamaze kubigeramo mu rwego rw'isi, ibihugu 100 bimaze kwinjira muri iyo gahunda. Ni gahunda ya nyuma isoza amateka y'isi. So ibyo ngibyo tugomba kubyigisha abantu. Niba batabyumva mu matorero, tuzabibigisha, tubabereka ibimenyetso byose by'ibihe, tubakangure kugira ngo itorero ryongere ribyuke, rikanure, rikanguke, rinashikame kugeza ku munsi wa nyuma Yesu azasange umwuka, umubiri n'ubugingo byose birinzwe neza, bitariho umugayo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. So, muri makeya nuko bizaba bimeze. Hanyuma ubwo butumwa hari ubwo tuzajya gusanga abantu aho bari, aho bakorera, aho batuye muri uyu mujyi. Ariko hari n'abandi tuzasanga muri ayo masinagogi, ariyo matorero y'uyu munsi, kuko ayo matorero niba batababwiriza ubwo butumwa, reka tugende tubabwire ubwo butumwa. Cyangwa niba abana babwiriza ubwo butumwa, reka tugende dufatanye nabo kugira ngo ducanire hamwe umuriro wake, sibyo? Hanyuma abakristo barusheho gukanguka. Kubasanga hariya si uko tuje gufatanya nabo ibikorwa by'amadini n'amatorero ya. Ntabwo dufatanya n'amadini n'amatorero mu bikorwa by'amadini n'amatorero yo muri iyi minsi y'imperuka, reka da. Ariko dufite inshingano kuko Yesu yagiye muri sinagogi si rimwe si kabiri, agambiriye kubwiriza ubutumwa bwiza abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi. Paulo si rimwe si kabiri bagiye mu sinagogi guhura n'abandi badashobora kuvamo ngo baze kumva ubutumire bwa Paulo. Yakoze igiterane, yateranye mu nzu kwa Rufo, kwa Akila na Priscilla se, kwa Foibe se, bariya ntibashobora kuza, ariko yabasangaga mu masinagogi. Niyo mpamvu uyu munsi nimwumva ngo tugiye kwigisha amatorero, so uko tugiye gufatanya n'amadini n'amatorero, ko muri iyi minsi ibintu byarivanze mu buryo bukomeye. Tugiye kubabwiriza ubutumwa bwiza, babashe kubwumva, wihana yihane, ukizwa kizwe, asigaye tuzabone ubwami bwa Data. Magambo magufi, niyo mpamvu y'urugendo. Nidusoza icyo Kristo yadutumye, tuzasubira iwacu, cyangwa se umwami Yesu adutuma ahandi. Pasiteri, urakoze cyane kubwo kudusobanurira ibirebana n'urugendo rwanyu hano muri Zambia. Ariko se Pasiteri, reka nkubaze. Twabonye urugero, Yesu yaje kubwiriza ku isi, birangira yishwe. Twabonye intumwa ze uko byagenze, zagiye kubwiriza hirya no hino, ariko zose zimwe zigatwikwa, izindi bakazikaranga mu mavuta, izindi bakaziha intare. Mwe ni iki kibatera umutima
w'akanyabugabo kandi uzi ibyabaye ku bakurambere banyu babigisha. Mwe n'iki kibatera noneho ubutwari bwo kuvuga ngo reka natwe duhaguruke kandi abababanjirije bitaragiye bibagendekera neza? Ikibazo cyiza cyane. Iyo urebye muri Matayo ibice 10, Yesu aha inshingano, atuma atoranya intumwa 12. Hari ibintu byinshi yababwiye. Ababwira uburyo ki isi zabanga, izabatoteza, izakorera iki byose, sibyo? Ibabwira ko Yesu ababwira ko abateguza kuzahura n'ibyo bibazo kugira ngo bazabashe gukorera Imana mu by'ukuri. Iyo ugeze muri Matayo 5 umurongo wa 7, niba ntibeshya aho ngaho, muzanezererwe mwishime niba barenganya babahora izina ryanjye, ubwami muzaba mufite ingororano nyinshi mu bwami bw'Imana, sibyo? Reka ndeba aho hantu, ndumva ari Matayo 5 umurongo wa kangahe, wa 7, wa 11, umurongo wa 11 n'uwa 12. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, sibyo? Bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babamora. Muzanezererwe, muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Amen. Barenganyije abahanuzi ba mbere. Ahandi akababwira ati umwigishwa ntaruta sebuja. Niba byarabaye kuri Yesu, ni ngombwa cyane ko natwe tubitubaho niba turabigishwa ba Yesu bukuri. Ni nawo murongo nakubwiye cyagiye mu byakozwe no mu bice 21, aho ngaho naho dushatse twahasoma ngo ariko Paulo aratubuza ati, niki gitumye murira mukamena umutima? Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa, niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Niki kibidutera? Petero wa mbere ya Pentekote na Petero wa nyuma ya Pentekote bari abantu babiri batandukanye. Petero wuzuye umwuka wera na Petero utaruzura umwuka wera bari abantu babiri batandukanye. Ikidutera gushikama no guhamya Kristo icyo bizadusaba cyose ni imbaraga z'umwuka wera ziri muri twebwe. Ikindi ni urukundo rwinshi dufitiye umwami wacu Yesu Kristo. Ikindi nuko twemeye kuba bigishwa ba Yesu icyo bizadusaba cyose. Ni ukuvuga ko shefu wacu ni Kristo, niwe uturanga, niwe mugaba mukuru w'ingabo. Nibi byaramubayeho, ni ngombwa cyane ko natwe bitubaho, kandi tugomba gushikama kugeza ku munsi wa nyuma. Ntibishoboka na gato ko washikama muri Kristo muri iki gihe, uvuga ubutumwa isi irimo kwanga muri iki gihe, umwuka w'Imana atakurimo, urukundo rwa Kristo rutakurimo. Wakunze, wababariwe cyane, arakunda cyane. Twe twarababariwe byinshi cyane. Niyo mpamvu urwo rukundo turukunda mu buryo dukunda umwami Yesu mu buryo bukomeye. Yohana wa mbere 3:15-16. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 16. Hari ijambo nkunda ngo igihe kirageze ko twitangira. Yesu yaritanze ku bwacu, ariko none igihe kirageze ko twebwe twitangira bagenzi bacu. Ni ukuvuga igihe kirageze ko ubuzima dufite tubuheba ku bwa bene wacu kugira ngo bakizwe. Ni ijambo rikomeye. Iyo ugiye muri Yohana 3:16, Yesu yitanze ku bwacu. Ngo nicyo cyatumye, kubera ko yakunze, Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aho ni Yohana 3:16. Yesu aritanga ku bwacu. Bisimbutse bijya muri Yohana wa mbere 3:16 byenda gusa, sibyo? None ibintu bihindura isura. Hariya Yesu yaritanze ku bwacu twese, ariko hariya bihindura isura. None igihe kirageze ko twebwe twitanga kugira ngo bariya babona agakiza. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ibyo ntabwo wabigeraho umwuka w'Imana utari muri wowe. Reka nguhe urugero. Iyo nza kuba umunyabwoba, ndakubwiza ukuri sinari kuza hano. Nkurikije ibitero nahuye nabyo kuri YouTube, nahuye nabyo mama message,
ibikangisho bikomeye sinari kuza. Nageze naho ngambirira gusubika uru rugendo, abantu bambwira uyu akambwira iki, uyu akambwira iki, akambwira iki, byose nkabiteranya. Ndangije ntangira kugambira gusubika urugendo. Zambia ndajya gukorera iki, nihagira ikimbaho ndaba nziza iki. Bituruna bizenguruka mu mutwe nk'umuntu icyo gihe. Na Yesu mwibuke ko ari Getsemane, Bibiliya itubwira ko yarasenze asaba Imana ngo iki gikombe niba bishoboka kindege. Yari yabaye umuntu 100%. Aza kwibuka ko si cyo cyamuzanye, ahita ahindura isengesho bibe nk'uko bishaka atari nk'uko bishaka. Yari umuntu icyo gihe. Nanjye aho natekerezaga nk'umuntu, apana umuntu w'umwuka. Muri ako kanya, muri ibyo bihe ndimo gutekereza ibyo ngibyo, ndimo gupanga no gukansoringa ibi bintu, numva ijwi rinyibukije iki gice dusome cya 21, Paulo avuga ashize amanga. Sibyo? Avuga ashize amanga. Nuzuye umwuka, numva ndanezerewe. Ndatekereza n'ubwo ariko wa mugani Imana, umuntu gupfa ko azapfa. Hari abicwa n'impanuka, hari abicwa n'inzoga, hari abicwa n'indwara, hari abicwa n'ubusambanyi, hari abicwa n'ubujura, hari abicwa n'ibintu bitandukanye. Icyubahiro kidasanzwe, kwicwa cyangwa kurenganwa, gutukwa, gufungwa uzira Kristo, ni kamba ritagereranwa n'irindi kamba ryose Umwami Yesu azambika umuntu wese azanyura muri iriya nzira. Niyo mpamvu ibyo nibyo biduha imbaraga, kandi si hano gusa, mu bihugu bitandukanye tunyuramo nibyo biduha imbaraga. Nta kizadukanga, nta kizadutera ubwoba. Dutinya icyaha n'igisa nacyo, tugatinya icyo nicyo dutinya. Ariko gutinya kuvuga ubutumwa bwiza kubera ingaruka ziri buvemo ziturutse ku isi, oya, iyo ntago bishoboka. So dusengera abantu kugira ngo nabo buzure izo mbaraga. Kandi intumwa igihe cyose uhereye mu gice cya 2, cya 3 cy'ibyakozwe n'intumwa, cya 4, cya 5, yewe cya 16, cya 14, aho hose uzasanga ijambo barimo kuvuga ngo Mana habagaragu bawe kuvuga ubutumwa bashize amanga. Haleluya, bashize amanga. Icyo nicyo tugomba gusaba Imana. Uti kubera iki? Nta muvuga butumwa numwe cyangwa umupasiteri numwe uzashaka gukora icyo Umwami Yesu ashaka muri iki gihe, no kuvuga ubutumwa bw'Imana ishaka muri iki gihe, bujyana abantu mu ijuru muri iki gihe, azagubwa neza. Ntibizabaho. Kubera iki? Isi irimo kuduhamagarira kwinjira mu bintu irimo kutwereka. Ibyo ngibyo nababwiye, irangamuntu imwe, ifaranga rimwe, iki cyerekezo AI n'ibiki, idini rimwe, ibi byose ubuyobozi bumwe bw'isi. Aho niho isi irimo kutujyana itubwira ngo ibintu bigiye kuryoha, byorohe, bimere neza. N'abakristo bashiriyeyo, abapasiteri ntuvuga, ababishop bagiye ari kivungi. Ya nzira ngari iganisha abantu kurimbuka, abantu bashiriyeyo. Ariko ya nzira ifunganye benshi barimo kuyihunga, kubera ko yo irimo kukubwira ngo ntujye muri ibyo bintu. Nubijyamo amaherezo yawe araba mabi, ntuzumva impanda y'Uwiteka, ntuzasoza urugendo rwawe neza. Iyo nzira benshi barayikwepa kuko barashaka isi n'igisa nacyo. Muri makeya ni icyo ngicyo kidutera izo mbaraga, kandi duhore dusenga Mwami duha imbaraga, duhe kuvuga ubutumwa dushize amanga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbere yuko twakira mugenzi wawe ndetse n'undi mupasiteri dufite hano, pasite, igihe Yesu yabwirizaga, yageze ahantu baturishaga, arababwira ati ibya Kayizari mu biharire Kayizari, ariko iby'Imana mu biharire Imana. Uje kuvuga ubutumwa bwiza hano muri Zambia, ahantu abantu bose bamenyereye gukora ku ifaranga, haba umukristo ndetse n'umupagane, aho ibya Kayizari byivanze n'iby'Imana, n'iby'Imana byivanga n'ibya Kayizari.
pasite gutanga ubutumwa bwiza ku bakirisitu barangije gucengerwa n'ifaranga, ibyo bintu bizakorohera gute? Biroroshye cyane. Matayo 6 sibyo 33 ijambo ry'Imana rivuga iki? Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ibyo bizaza ari inyongera. Ese nge uvuga ubutumwa ifaranga sindishaka? Naje hano n'amaguru. Umwuka wera se yanteruye nkuko yateruye Filipo mu byakozwe n'intumwa 18 amuvana Samariya amujyana muri Azoto, nta transport, nta ngamiya, ntaki. Oya, ntabwo umwuka wera yamvanye i Kigali na mugenzi wanjye ngo araduterura Zambia. Twishyuye amadolari atari make kugira ngo tuze. Nukuvuga ayo mafaranga turayakeneye. Umwana w'Imana muzima wo mu minsi y'imperuka, Yesu yaravuze ngo aho umutima w'umuntu, aho ubutunzi bw'umuntu buri, niho umutima we uburi. Umwana w'Imana w'umunyabwenge muri iyi minsi y'imperuka agomba kuba mu buzima bwa Matayo 6:33. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo bindi bizongerwa. No kuvuga ko amafaranga nagukoresha wowe ntuyakoreshe, uzaba utakaje ubwimerere bw'ubukristo bw'ubupasiteri uwo ari we wese. Ukirika inyuma y'amafaranga n'ibiki. Nabwiye pasiteri bari bubone mu kanya umuvandimwe wadufashije gutegura ibikorwa, n'ababyeyi badufashije cyane, Imana ibahe umugisha kuba turi aha ngaha. Narababwiye barimo kumbaza bati ese amatorero, hari amatorero uzasura? Ndababwira ngewe muri gahunda yanzanye nta matorero, ngewe ni ibyo ngibyo nababwiye, tugashaka sala ahantu abantu bakaza tukabatumira tukababwiriza. Ariko habonetse adutumira akemera, nzajyayo nta kibazo. Gusa bumva ikintu kimwe, benshi batinya ngo uriya tumutumiye cyangwa ze amafaranga y'igiterane sinzi yo kumuha kanvelope atahana n'ibiki. Ndamubwira ni ibyo twebwe ntago ariko dukora. Twaherewe ubuntu dutangira ubundi. Duhagurutse mu gihugu cyacu tukajya mu kindi, tuva mu gihugu cyacu twabyiteguye. Dufite abavandimwe dufatanyije umurimo bari mu mpande enye z'isi. Bene iki gikorwa habaho abagenda, abasenga n'abafasha. Abo bantu uko ari 3 buzuza itsinda ry'ivugabutumwa. Noneho abasenga bajya ku mavi, abagenda twaje, abafasha bakora mu byabo bagashigikira umurimo w'Imana ku bushake n'umutima ukunze nk'uko Bibiliya itubwira. Tuzi ko tuzabaho, tuzakenera ibi n'ibi, ariko ntabwo tuba tuje kugira ngo tuze kubakamamo amafaranga cyangwa se tuze kubasaba amafaranga. No, tuza tuzi ikituzanye n'ubushobozi tuzakoresha twabuteganyije. Nushaka kuduha umugisha, nta wanga umugisha mu wundi, nta wakubuza ngo ntutanga umugisha. Kuko iyo utanze urahabwa, kandi gutanga biruta guhabwa, niko Bibiliya itubwira. Umukristo mugira inama, hari abacuruzi, hari abapasiteri, hari abanyeshuri, hari abakora mu tuzi dutandukanye twa leta, ONG n'ibindi. Nuyoborwa n'amafaranga, umenye ko rya jambo ngo biragoye cyane ku mutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, ngo birutwa nuko ingami inyurira mu kenge ku rushinge izagusohoreraho. Ibanga nkwibiye, yaba wowe, yaba ngewe, yaba undi ukurikiye ubutumwa, niba urimo kwiruka inyuma y'amafaranga, banza ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo bindi bizaza ari inyongera. Ikibyica ni iki? Abakristo benshi ntago bafite ubwo bwami bw'Imana, gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Noneho barabivanga, bakabivanga gute? Niba uri pasiteri, niba uri profete, uyoboye itorero cyangwa iki, ufite intama uyoboye, ntubona umwanya wo gusenga? Bakubajije wasomye Bibiliya kangahe ku munsi? Iminsi irenga 3 n'itanu icyumweru ujya gufungura Bibiliya ugiye kwigisha. Amafaranga naza azakonesha, kuko ubugingo
bugaburirwa n'iby'umwuka. Umubiri kugira ngo uneshwe ifo ku bugingo bwawe bube buhagaze neza n'umwuka wawe, wa mubiri urapfukama. Ariko umubiri ugaburiye umubiri, umwuka ukagabanuka n'ubugingo, wa mubiri uraganza, umwuka agapfukama n'ubugingo rwose bukagenda bupfa ubwumva. Icyo nicyo kibazo. Ariko ibanga riroroshye, nababwiye nti ibanga ryo gukira neza, kuko muri iyi si tugomba gukora kandi tukabaho neza. Ariko umukristo w'ukuri, gira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, gira umwanya wo gusenga, gira umwanya wo kwiyiriza rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru, gira umwanya wo guterana na bene so mu gihe amateraniro yanyu akera, gira umwanya wo guharanira gukiranuka. Ibyo nubigeraho uzaba ugeze ku kintu gikomeye. Ya mafaranga azajyaza utoranye ntabwo uzapfa kumiragura, uzafata ahesha Imana icyubahiro, adahesha Imana icyubahiro uzayasubiza Kayizari wa mugani, nta kindi. Muri make nuko. Okay, Pasiteri urakoze cyane. Kugira ngo ntagutindira cyane, ndagira ngo mu kanya gatoya tunakire n'aba bagenzi bacu. Ariko mbere yuko tubakira, banza udusobanurire mu by'ukuri les 12 ouvriers ni bantu ki, ni groupe ki? Okay. Les 12 ouvriers n'abasaruzi 12 mu Kinyarwanda. Iryo jambo les 12 ouvriers narihawe ndi mu gihugu cy'Ububiligi, niho nabaga icyo gihe. Riza gutyo kuko Imana yari yantumye mu bihugu by'Abafaransa. Ibyo mvuze by'Abafaransa byakolonijwe n'Abafaransa: Gabon, Senegal, Chad na Mali. Kandi byose nabigiyemo gukora uwo murimo. Nicyo gihe yampaye iryo zina les 12 ouvriers, abasaruzi 12. Kubera iki umubare 12? Twagendeye ku mubare w'Imana, ni nka guverinoma y'Imana. 12 ni ijambo rikomeye muri Bibiliya. Urebye ni naho haje kugera intumwa 12. Yesu ntabwo yari akeneye abantu benshi cyane kugira ngo ahindure amahanga, yari akeneye 12 gusa. Ni umubare ugaragaza ko Imana ntikeneye benshi, ikeneye bake beza bashobora guhindura amahanga agakizwa. Nicyo bisobanura gusa uwo mubare wa 12. Ni umubare ugaragaza government y'Imana, ni umubare ukomeye cyane mu bwami bw'Imana. Ubona abana imiryango 12 y'Isirayeli, abana 12 ba Yakobo, amabuye 12, bitere ntuza inkingi 12 niba nibuka neza, za Yerusalemu nshya, voilà, n'ibindi n'abigishwa ba Yesu intumwa 12. Paulo ari muri Efeso mu byakozwe no mu bice 20, Bibiliya itubwira ngo abo yasengeye bari nka 12. Urabyumva? Abantu yasengeye. Wenda tutemo umugaryo gato. Hari n'umugabo birukanye mu ijuru, nawe ngo yaririmbaga amajwi 12. Ari wowe Satani. Ibyo simbizi ngo yaririmbaga amajwi 12. Ngo igihe yazamuraga ijwi rwose ngo yaririmbaga amajwi 12. Birashoboka, simbizi, naho ndabisoma. Ariko yaratsinzwe, ayo majwi yose yamupfiriye ubusa. So ni uko nguko nicyo Imana yaduhamagariye. Hanyuma ntangira na channel ya les 12 ouvriers ya YouTube, niko twayise les 12 ouvriers cyangwa basaruzi 12. Okay, tukaba ari umuryango wivuga ubutumwa uhuriwemo n'abantu batandukanye bari mu mpande enye z'isi, Abarundi n'Abanyarwanda n'Abakongomani bavuga ururimi rwacu bari mu mpande enye z'isi. Pasiteri, reka ngushimire, ubundi twakire bagenzi bacu. Urakoze cyane. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha.